dutangiriye mu rugo rw'abakire ruranga aho naka ari umugabo w'umukire wigishaga kana ke hano. Hanyuma ku rundi ruhande hari umusore rwose cyangwa se umugabo urimo aca mu wundi muryango. Umugabo atangira guhamagara ati Monica, ati ngwino urebe ukuntu rusazi gukora imibare. Kumbura ngaha n'umuntu w'umusore cyangwa se n'umugabo uranga bisa nkaho atari nawe Monica. Hanyuma atangira guca amarenga nyine atari kuvuga nyine. Umugabo ati Shireti nta kibazo rwose mbabari, ati genda ubanze ufata akayaga niba ushaka gufata akayaga. Hanyuma umugabo uranga nyine niyitaye kukumenya ngo uri gutambuka ninde nyine. Gusa tubona hano n'umuntu w'umusore cyangwa se umugabo nyine uri gutambuka. Gusa kana karanga kakomeje kumwitegereza akabona umuntu uri gutambuka amaguru yiwe nyine hariho n'ubuntu bw'ubwoya nyine. Hanyuma kana kati papa ariko Monica ntabwo yagera ku maguru. Hanyuma umugabo ati Rusiti rwose ihangane rwose ureke gukina iyo mikino rwose. Ati papa ndabizi rwose Monica ntabwo yagera ku maguru. Hanyuma umugabo arahindukira nyine yitegereza uri gutambuka. Umugabo ati Sheri, yitegereje abona umuntu uri gutambuka rwose amaguru yariho ubwoya. Hanyuma umusore uranga akomeza kuza nyine yihisha, ubona ko adashaka bamubona nyine, bisa nkaho ari muri urugo nyine mu buryo butazwi nyine. Hanyuma umugabo yaje amukurikiye, kumbe muri uko mwanya hari undi mukobwa cyangwa se umugore wese akingura undi muryango. Hanyuma umugabo ati ko nari nzi ko winjiyemo hano Sheri. Umukobwa ati none se uri nibiki Sheri, ati bimeze gute? Umugabo ati ariko ntekereje ko winjiyemo hano wari ugiye gufata akayaga. Umukobwa ati nyine n'ubundi, ati rwose niko bimeze n'ubundi niko bimeze. Ati ariko nari mbanje nyine guca muri dushe nyine ngo mbanze njye kwitera utuzi. Umugabo nyine bisa nkaho nyine cyamucanze nyine, atari ko mbonye urugi rwikinga hano, uti mbonye ukinga urugi. Umukobwa ati ariko nawe Sheri rwose, ati byashoboka ko nyine urugi ubonye rwikubita nyine, ariko nari mbanje guca muri dushe ntabwo ari njye nyuzemo aho ngaho. Umugabo ati oya, ati ndabanza njye kwirebera. Umugabo avuze ngo agiye kureba ku kamwanya, umukobwa itataka. Umugabo ati Sheri bigenze bite? Umukobwa ati igise kiramfashe Sheri, ati ni igise rwose. Ati nyine amazi Sheri, ati nyine amazi rwose, ati ndashaka no kwicara hasi, ati njyana hariya njye kwicara hasi rwose. Bisa nkaho umukobwa uranga gusa ari imikino yari makina nyine kugira ngo umugabo atinjiramo hariya ngo ajye gusanga muri musore. Hanyuma ku kamwanya umugabo nyine yahise atuma akana bise Rusi ngo kajye kuzanira amazi mukase. Bisa nkaho umukobwa uranga hari mukase nyine atari nyina wa karakana. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande wa mukobwa, bisa nkaho hari ibintu yari mashyira kunda nyine adanatwite nyine, irimo afata amafaranga yacingiza ku kintu kiki yometse hano kunda. Hanyuma ku mwanya ko kakana kaba karaje bise Rusi gatangira kwitegereza ibiri kujya mbere hano. Aha badusubiza inyuma ya iminota 30 ngo twere uko byari byagenze. Hanyuma muri ako mwanya igihe umukobwa yicaye kuri uburiri nyine, wa musore twabonaga yihishe nyine yisaza nyine. Hanyuma umukobwa atangira kumubwira ati Sheri, rwose ndashaka ko tuzava hano rwose mu minsi mike, mfite amafaranga menshi azadutunga mu myaka iri imbere. Umusore ati urabizi ko rwose uyu munsi nari maze igihe mutegereje rwose Sheri, ati nawe urabizi. Bisa nkaho uyu mukobwa uranga mu rugo rwose aca inyuma ku mugabo we ndetse mu rugo rwiwe nyine. Umusore ati ndabizi rwose, ndatekereza mu minsi mike rwose turaza gucika kiriya kigabo cyawe cy'ikigurya. Aho kamwanya umugabo bisa nkaho yabaga yibereye mu kazi nyine yabaratashye. Umukobwa ati rwose nanjye nari mbitegereje igihe kinini rwose Sheri, ati nari mbitegereje rwose igihe kinini. Hanyuma ku kamwanya kakana kahita gakinga urugi. Gusa umugabo nawe yaratashye nyine bisa nkaho yaravuye mu kazi. Hanyuma umukobwa uranga ahita abwira umusore ati ishe munsi y'igitanda. Hanyuma umukobwa uranga nawe ahita inda nyine, umugabo atabona ko nyine ari ibintu yometseho nyine. Gusa umugabo bisa nkaho azi ko uyu mugore we nyine atwite nyine. Hanyuma umugabo azabaza ati se akana kanye kameze gate koko? Umugore ati Sheri, ati nta kigenda rwose, ati umwana arimo arateragura imigeri buri kanya. Umugabo hano rwose uzi yuko afite umugore ufite nyine. Umugabo agiye gukora kuntu umukobwa ati Sheri, ati rwose havera rwose, ati urabizi ko nabikunda. Umugabo ati Sheri, ati rwose mbabarira, ati rwose mbabarira ihangane. Hanyuma akana kati papa, ati hari umuntu uri munsi y'igitanda. Akana kahise kavamo, umukobwa nyine gatangira kumurega nyine. Umukobwa uranga ati kakana kakagurya ariko ati ariko cyangwa ni inyamaswa wabonye? Ni inyamaswa wabonye se? Ni igisimba n'ibiki? Akana kati n'umuntu namwiboneye. Umugabo uranga asa nk'utungo nyine. Gusa umukobwa nawe atangira guseka nyine asa nk'uwaciye amazi akana nyine. Umukobwa ati arimo arakina Sheri, ati umwana arimo arakina rwose, arimo aratera blague.
umugabo ati nanjye reka ariko mba mbyizeye, reka mbyizere gutyo. Hanyuma umugabo araza asa nk'uje kwirebera nyine, arareba ahantu hose abona nta muntu uhari. Hanyuma umugabo ati Lucy, abwira akana ke kari ahangaha nyine bise Lucy, ati ntuzongere gukina umukino rwose. Akana kati papa atari ku ati ceceka wakana, ati genda ahubwo ujye gusuzuma imikoro yawe yo mu rugo, ubundi tugende tujye gusuzuma za homework zawe. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, umugabo yise asohora akana nyine gutyo nyine yanga kukizera. Gusa akana ko kabyiboneye nyine ko muri kino cyumba harimo undi muntu nyine. Hanyuma umukobwa uranga nawe yasigaye yiruhutsa nyine, bisa nkaho we ni umusore uranga rwose ari imikino bari gukinira umugabo nyine ngo bamurye amafaranga yiwe nyine, ngo bahite baturuka bava ahangaha. Hanyuma umukobwa yabwiye umusore ati vanga, ati genda batarakubona. Umusore ati sindagenda gute? Umukobwa ati mana wite usu. Umukobwa agira gutya areba ahantu hose, agira gutya itakuramo ikirobede niwe yambaye hano, agira gutya gihereza umusore ati sheri, ati rwose ngiye gufata akayaga, ati genda sohoka, genda. Umusore ati urimo urakora iki? Ati sheri rwose, ati biraza kumera neza, ati ihanganiwe biraza kumera neza, ati ugomba kugenda nyine wowe ugabanza ugaca kuri Anthony ukamunyuraho, ubundi ugasohoka unyuze muri korodoro, ati gira vuba, ati niyo mahirwe yacu yonyine dufite rwose, genda uvanga batatubona. Hanyuma umukobwa agira gutya nyine asura umusore gutyo nyine ngo ajye asohoke nyine acike, amuhereza ikirobide nyine ngo asohoke aricyo yambaye nyine. Hanyuma umusore yagize gutyo nyine yacaho ngaho aracika nyine yarasohoka. Gusa twabonye ko ari imikino nyine uyu mukobwa niwe musore ari gukina uyu mugabo urimo hano. Hanyuma ku rundi ruhande kakana karimo gafata amazi kagiye gushyiramo ibinini bisinziriza, ntituzi ngo kagiye kubihande. Hanyuma kana kagira gutya agafata ibinini nyine bituma abantu basinzira nyine kabishyira mu mazi. Hanyuma na kindi cyabaye akana kateruye cye kirahuri cy'amazi nyine, ntabwo tuzi ngo kagishyiriye nde. Tugaruka ku rundi ruhande hano, wa mukobwa cyangwa se wa mugore w'umugabo muri urugo nyine yasinziriye, ni se wa kano kana kari hano nyine. Kana karaza akagira gutya gahungiza ku maso, kabona umukobwa ntakoma cyangwa se umugore w'umugabo ntakoma cyangwa se mukase nyine. Hanyuma kana kahise kamagara papa wako kati papa ati reba hano. Hanyuma kana kagira gutya gaterura akaboko k'umukobwa cyangwa se k'umugore urahanga nyine. Umugabo ati mana ngiti bigenze biti? Monika ati Monika kanguka. Hanyuma umugore uranga bise Monika ni yanga gukanguka nyine. Umugabo ati byagenze biti? Akana kati ntago mbizi rwose. Hanyuma ukamwanya nyine akana kitagahindukira gatangira guseka, bisa nkaho y'amazi kashyizemo ibinini bisinziriza ariwe kayahaye nyine. Umugabo agira gutya itamagara ambulance. Hanyuma umugabo ati nyine ambulance vuba. Kana ariko gakomeza guseka rwose, bisa nkaho ari imikino nako kateguye nyine cyangwa se kabikoze kabizi nyine. Ukamwanya tugaruka ku rundi ruhande kwa muganga nyine, bisa nkaho umugore bahise bamugeza kwa muganga gitaraganya nyine. Hanyuma muri ukamwanya umugore barakangutse nyine. Umugabo atangira guhamagara umugore ati sheri. Umugore nawe ati ndihe sheri, ati ndihe. Hanyuma umugore bisa nkaho yanacitse intege rwose, nta mbaraga mfite, ati mfite iki kibazo. Umugabo ati sheri, ati urabyutse rwose turakangutse, ati rero felicitation, ati rwose twabyaye akana keza gafite ubuzima bwiza rwose kameze neza. Umugore ati kuku, ati ngo iki? Umugabo ati cyane rwose, ati ubyaye akana keza rwose, ati ubu ngubu mu kanya gato nibwo kabyaye. Umugore arireba gusa nyine we arabizi ko ibintu yari yashyize kunda nyine atari umwana yari atwite, ahubwo ari ibintu yomekaga kunda nyine. Umugabo ati urashaka guterura akana se? Ati mva akana murasa neza, ati ewana, ati murasa rwose. Umugabo agira gutya ahita akana nyine, ntituzi ngo umugore yabyaye ryari cyangwa yabyaye iki nyine, ko twituzi ko ari ibintu yari yarometse kunda nyine. Hanyuma umugabo agira gutya umugore we akana nyine ngo aterure yabyaye. Kumbe umugabo agize gutya ahereza umugore w'igipupe nyine ngo nicyo yabyaye nyine. Umugore kabona atejugunye hirya nyine. Akana karangana ko gakomeza guseka nyine, bisa nkaho imikino yose ari nako kari kayitangije nyine. Umugore ati uyu ntago ari umwana wa nyawe, ati uyu ntago ari umwana wa nyawe. Umugabo ati nyine sinakubwiye se ko uwo mwana nyine wabyaye musa nyine, ati murasa neza rwose. Ati nyine nkuko nawe uri uwa fake nyine, nako kana nako naka fake.
ati mwese muri bya fake rwose. Nta kindi cyabaye nyine umugabo yagize gutya ahita afata bya bintu umugore yomekaga ku nda yiwe nyine ngo agaragaze ko atwite nyine, aho yari yishyize aho ngaho ahita akijugunya ku mugore. Ati Monica ati ni gute wankora bino bintu koko? Ati mbwira ni gute wankora bino bintu koko? Umukobwa ati sheri ati nagusobanurira buri kimwe rwose, ati byose nabigusobanurira. Umugabo ati oya ati nta kintu ufite cyo kunsobanurira, ati ahubwo byose uraza kubisobanurira kuri polisi. Ati inshuti yawe Alex nihiri n'ubundi niye gutegerereje ngo muze kuba ariho mu bikemurira nyine mu biganirira. Hanyuma akana nako kahise gatangira guseka nyine gaseka umugore uranga. Ati umugore ati n'amakosa yawe byose uzabyicuza wakakobwa kabiwe. Umugabo ati sheri ati rwose humura rwose Monica ati umuntu mubi hano ni wowe rwose ntagara akakana. Ngayo nguko rero akaba ari naho ngaho umugore nyine bamutamarije nyine akana ariko kamushyize hanze nyine. Akaba naho agafilime kacu karangiriye, ngo gukomeza kubana natwe ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.